Inshuti bene data rero, hari ubwoko butatu bw'ubutayu. Hari ubutayu rusange, hari ubutayu bwite, hakaba n'ubutayu bwa gurupe runaka y'abantu. Ubwo ni ubutayu butatu bubarizwa mu muhamagaro w'Imana. Abisiraheli bari gurupe y'abantu Imana ishaka kwigisha kugira ngo ibakoreshe umurimo. Ubwo ni ubutayu bwa gurupe y'abantu Imana ishaka gukoresha. Hakabaho n'ubutayu bwite. Ubutayu bwite ni igihe uhura n'ikigeragezo cya wenyine uri muri gurupe y'abantu batari mu butayu. Icyo gihe ni ubutayu bwawe bwite kuko ntawe musangiye ikibazo ndetse n'izo mbaraga z'ubutayu. Ubwo ni ubutayu bwite. Iyo uri mu butayu bwite, abantu benshi, gurupe y'abantu iraguseka cyangwa se ikwereka ko ntacyo uri cyo, ndetse rimwe na rimwe ubura uburenganzira bwawe kuko uri mu butayu bwite, ntabwo uri mu butayu rusange. Hakaza no bwa butayu rusange twese twisangamo. Niba COVID-19 urugero natanze ibaye, iraba kuri buri wese, ibe ku woroheje, ibe ku mwana, ibe ku munyeshuri, ibe ku muntu utarize, ibe kukomeye, ibe ku woroheje, twese icyo kibazo kiba kitureba. Rero bwayo amoko atatu y'ubutayu aba hano ku isi, cyane cyane anabarizwa no mu ishuri ry'Imana. Ubwo bwoko butatu bw'ubutayu rero, Imana ibahe umugisha.